Ese nawe ujya wibaza impamvu abagabo bafite ubwanwa bakururira abantu kubakunda cyane kurusha abatabufite? Ubushakashatsi bwashyizwe mu kinyamakuru The Journal of Evolutionary Biology bwigaga ku mpamvu ituma abagore batifuza abagabo bafite isura idafite ubwanwa, bakikundira abafite ubwanwa ndetse bwinshi. Ubu bushakashatsi bwakorewe ku bagore 8520 bwaje gusanga abagabo bafite ubwanwa bwinshi bakunzwe cyane kurusha abatabufite. Muri rusange nta banga ririmo ko abantu bafite ubwanwa bakundwa cyane. Ariko se ni ukubera iki? Kurikira iki kiganiro kuri Mupa Media TV hamwe nanjye Fabrice Urwibutso. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kubagezaho ibintu 5 bituma abagabo bafite ubwanwa bwinshi bibakururira gukundwa n'abantu benshi batandukanye. Ikintu cya mbere gituma umuntu ufite ubwanwa bwinshi akundwa cyane ni uko ubwanwa butuma umuntu arushaho kwigirira icyizere. Nk'uko ubwo bushakashatsi bubigaragaza, ubwanwa bushobora gutuma wumva wifitiye icyizere. Ubundi kera ubwanwa bwafatwaga nk'ikimenyetso cy'imbaraga n'indi mico myiza ishobora kugufasha kwihesha agaciro. Ibi rero bituma wiyongerera agaciro ndetse n'icyizere mu gihe wireba mu ndorerwamo ufite ubwanwa bukorewe isuku. Icyizere ni ingenzi cyane mu gukururira abantu kugukunda. Ndetse umuntu wese aba ashaka gukorana n'umuntu wifitiye icyizere. Rero mu kuba ubwanwa butuma wigirira icyizere bituma abantu benshi bagukunda cyane. Ikintu cya kabiri ubushakashatsi bwagaragaje ni uko ubwanwa bwerekana neza mu maso hawe. Ubwanwa bushimangira neza ibintu byiza biri mu maso y'ubufite. Nk'urugero, bitewe n'ahantu buherereye bushobora gukora imisaya myiza nk'iya bamwe mu bakinnyi ba filime twakunze cyane, bigakururira abantu kugukunda cyane. Ikindi kandi ubwanwa buhisha bimwe mu bice nk'akananwa katameze neza ndetse n'izindi ndwara zifata ku matama. Ibi bikongerera icyizere kandi nk'uko twabivuze haruguru biba ari ingenzi mu gukururira abantu kugukunda. Ikintu cya gatatu ni uko ubwanwa bwerekana ko umuntu yiyitaho. Ubundi ubwanwa bwiza ntabwo bworoha kubugira. Iyo ushaka kugira ubwanwa bugaragara neza ukenera kubwitaho, urya neza ndetse ukanywa neza n'amazi menshi, binatuma ugira n'ubuzima bwiza muri rusange. Ikindi kandi ubwanwa bukenera kwitabwaho bihoraho, ugakora icyo bita retushe mu buryo buhoraho. Ibi bigaragaza ko umuntu ufite ubwanwa bwiza yita ku buzima bwe ndetse nawe muri rusange, kandi ibyo bikururira abantu benshi kugukunda. Ikintu cya kane gituma abagabo bafite ubwanwa bakundwa cyane ni uko ubwanwa ari nk'ikimenyetso cyo gukura ndetse no kuba umugabo. Ubundi ubwanwa ni ikimenyetso cyo gukura ndetse ukaba umugabo. Kuba umugabo kandi biguha isura yo kuba umunyembaraga. Ibi bivuze ko uba uri umuntu ufite ubwirinzi ndetse n'imbaraga zo kurinda abandi. Ibi kandi bikaba byongera kuba wakururira abantu kugukunda cyane. Ikintu cya gatanu ndetse ni nacyo cya nyuma twabateguriye muri iki kiganiro cy'uyu munsi ni uko ubwanwa bushobora kugira akamaro ku buzima bw'umuntu. Ubwanwa kandi bugira akamaro mu buzima bw'umuntu nko kurinda uruhu kuba hari imyanda yakwinjira mu mubiri iciye mu ruhu, ndetse no kuyungurura umwuka mbere y'uko yinjira mu myanya y'ubuhumekero. Kuba ufite ubuzima bwiza rero bishobora kongerera umuntu ufite ubwanwa ubushobozi bwo gukururira abantu kumukunda cyane. Ubwanwa kandi uhereye kera ku bw'abami mu bakomeye bose cyari ikimenyetso cy'imbaraga n'ubutware. Nubwo style zagendaga zihinduka kuva ku bwanwa bwinshi cyane kugeza no kubwo ku munwa wo hejuru bakunda kwita parishoki, ndetse no kugeza ubu bwo hagezweho kubuconga neza. Abakundira abantu ubwanwa rero ngibyo bimwe mu byo mubakundira. Abatabufite namwe ni igihe cyo gutangira urugendo rwo kubukora kuko bubongerera igikundiro. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro. Komeza gukurikira ibindi biganiro tubagezaho hano kuri Mupa Media TV. Icyo usabwa nta kindi ni ugukora subscribe kuri Mupa Media TV, ubundi ukajya ubona ibindi biganiro ku gihe.